Hello hello ikaze bakunzi bacu muri Mbo TV mumeze mute twizere ko mumeze neza rero kubera ko nibyo tubifuriza umunsi ku wundi kandi turabakunda cyane mbahaye karibu rero tugiye gutekana breakfast ya yindi iri special sibyo ikintu kugira ngo kibe special ubundi biba bisobanuye ko ni ikintu wumva kigushimishije ku buryo budasanzwe sibyo iyi rero iri special cyane kubera yuko iraza kuba iryoshye cyane kandi iraza kuba yuzuye intungamubiri ku buryo nyine wirirwa umeze neza ukirirwa feeling umunsi wose neza wishimye useka akazi ukora ukagakorana imbaraga kora yuko nyine iyi breakfast ndayizeye rero tugiye kwigana uburyo ushobora kuyitegura wayitegurira ubwawe wayitegurira umutware wawe wayitegurira umugore wawe ibi ngibi rero nabyo birafasha cyane wayitegurira abana bawe kugira ngo nibajya no ku ishuri baze kwirirwa bumva bameze neza cyane ibi ngibi byose rero bikorera umuryango tugiye gukora breakfast rero yifashishije karoti amagi capati ndetse dushyiremo na bya birungo byacu twifashishije poivro igitunguru n'umunyu ni ibintu biraza kuba biryoshye cyane kandi bifite izo ntungamubiri zigiye zivangavanze hanyuma rero mbahaye karibu reka dutangire dufite udukaroti twacu twakatakase neza turadukata duto turadufata ukadukata duto duto iyo urangije rero urabanza ukadushyira ku ziko sibyo udushyira mu gasafuriya ukongeramo utuzi dukeya ku ziko nyine hanyuma rero warangiza ukongeramo akunyu gake kugira ngo tuze kuba dufite uburyohe donc akunyu kinjiremo kandi kanashye urabanza ukaziteka iminota 3 ku muriro uhagije hanyuma rero bakunzi bacu mu gihe dutegereje ko za karoti zacu zishya reka tube dutunganya n'ibindi bikoresho turi bwifashishe dufite poivro hano imwe dufite ibitunguru hano rero twateguye bibiri ndagira ngo mbibutse ko hari abantu badakunda bino bintu cyane cyane ibitunguru n'amapwavuro ubaye uri umuntu utabikunda rero mu buryo bwo gutegura ushobora kwifashisha igitunguru gusa igitunguru cyo kiba ari ngombwa kubera yuko kirafasha mu kongera uburyohe bw'ibiryo nibi byose nyine byongera uburyohe bw'ibiryo ariko hari abantu pavuro zibangamira ibaye kubangamira wayihorera yewe nicyo gitunguru ubaye kitagushobokera wakihorera ariko turi kwerekana uburyo bwo kubitegura kimwe nk'uko ushobora kuba udakunda byinshi ukaba wabigabanya hano rero twebwe turakoresha ibi kuko tubikunda nta n'ikibazo bidutera urabikata nyine duto duto nkuko nababwiye ko dufite capati izi capati turazikora muri ubu buryo capati murabizi ukuntu bifite forme nyine forme yayo uko ibimeze nkuko mubibona gutya tugiye gukora rero breakfast nziza cyane ufata ya capati yawe ukagenda uyikatira hano kuri boarding card cyangwa ukabikatira ku buryo bwawe ushaka hanyuma turagenda tuyikatamo utuntu duto dutoya izi capati zirumagaye bya bakunzi bacu rero tugiye gutegura breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rigizwe na bya bintu bitandukanye harimo capati harimo ndetse n'imboga zitandukanye byose birimo n'amagi bikitwa umureti ariko umureti special urimo izo ntungamubiri zitandukanye bizagufasha rero kwirirwa neza ukayirirwa uryoshye ufite imbaraga zo gukora gahunda zawe zose z'umunsi twatangiye rero dutangirana hano ni pano yacu tukongeraho amavuta igihe cyose buri amavuta make niyo y'ingenzi shyiraho amavuta make donc hanyuma rero maze gushyiraho amavuta makeya ikintu wongera gukora duhita dushyiraho bya bitunguru byacu na poivro ku bantu babikunda abatabikunda bakabyihorera bagashyiraho duke cyane kugira ngo amavuta ashye ya hanyuma igihe ibingibi nabyo birimo gushya bya bitunguru byacu na poivro turaza ku magi tuyakubite ni ukuvuga ngo amagi nayo uramanza ukayoza
ukayoza neza kubera ko nayo aba afite umwanda inyuma. Hanyuma muri kwa kuyakubita rero ushobora gusanga winjije mikorobe mu biryo byawe, hanyuma ukayakubita nyine mu buryo ushaka wowe wamenyereyemo. Kubera ibikoni tuba twaramenyereye gukubita amagi inshuro imwe gusa bigahita bicamo. Gusa nanone irindi banga ririho, kumena igi witonze ni byiza kugira ngo ubanze usuzume utaza gushyiramo iryaboze. Usibye ko ushobora no kubanza ugapima amagi ukoresheje amazi. Ufata amazi ukayashyira mu isafuriya, ugashyiramo amagi yawe amazi menshi, irirerembye riba ryarapfuye, ugahita urikuramo kugira ngo ritaza kukwicira gahunda. Bakunzi bacu rero, dore akamaro ka za karoti zacu. Iyo zimaze gushya nyine uhita uzifata ukazivanga na za capati zawe wakatakase. Muri kubibona uku nguku nyine ni utukaroti uba wakase duto dutoya kugira ngo uze gufata intungamubiri ziva muri karoti. Buriya karoti rero ni uruboga rwiza cyane, umuntu abishoboye yakoresha mu bintu hafi ya byose. Ikindi kandi ruraza no kutubera dekorasiyo. Ikindi kandi bituma na ya breakfast yacu yiyongera cyane. Turahita tuza rero mo hano, murabona ko bya bitunguru byacu na za pavuro zamaze gushya, biragenda bigashya bikaba gutya. Uraza ugahita ushyiramo aha ngaha. Aha ngaha twari twakoresheje capati ebyiri, dukoresha karoti ebyiri, ngira ngo mwazibonye. Hanyuma tugiye gukoresha n'amagi 5. Uraza hano ukabivanga. Icyo gihe nyine umuriro urawugabanya kugira ngo bitaza guhita bishirira, kugira nyine ubushyuhe bwinjiremo neza na za capati zawe nimba zisanzwe zidashyushye zongere zishyuhe. Iyo zishyushye rero ubwo wenda uhita ukora ibyo tugiye gukora mu kanya. Aha ngaha rero ibintu byacu biba bimaze gufata ubushyuhe neza, murabibona. Aha ngaha icyo duhita dukora rero, turafata ya magi yacu twongeremo akunyu gakeya kubera yuko muri karoti harimo umunyu, hanyuma no muri capati naho haba harimo umunyu. Ukoresha rero umunyu mukeya kugira ngo umunyu utaba mwinshi, kuko umunyu ubishya ibiryo murabizi, kandi utera n'indwara iyo ubaye mwinshi. Amagi urayakubita nyine ukayavanga neza kabisa. Turangije rero turahita tuza hano muri bya bintu byacu, amagi yacu tugenda tuyamixingamo hano neza. Uvange ku buryo amagi make sure ko agera ahantu hose. Murabibona amagi yamaze kugeramo. Ushobora gushyiramo amagi menshi uyafite kurushaho, ushobora no gukoresha amagi, ndetse buriya buri muntu wese aba agomba gukora ibintu mu bushobozi bwe. Niba wabonye nakoze ibintu hano, ntabwo itegeko ari amagi 5, ushobora kuba wifitiye 10, 20. Ushobora kuba ufite 2 ugategura ifunguro muri ubu buryo ukarya neza. Aha rero umuriro uba ari muke, atari muke cyane nanone. Hanyuma kugira ngo nyine utaza gushiririza, ugenda rero unyuzamo akantu gutya buhoro buhoro kugira ngo ya magi abashe gushya agere no hasi. Murabibona, ugenda usa nk'uwegura n'aha ngaha ku ruhande kugira ngo nyine bitaza gufataho bigashirira. Aha rero uba uri kugenda nyine usuzuma niba ibintu byawe biri kugenda bishya neza, nk'umutetsi mwiza, kugira ngo utaza gutanga ibintu bidafite forume cyangwa se ibintu nyine bidateye apeti. Ugenda ucishamo nk'agakanya buhoro buhoro buhoro, winjizamo buhoro kugira ngo bitaza gufata hasi. Hari igihe uba ufite amahirwe yo kugira ipanu itagifatisha hasi, ariko nanone hari igihe ipanu nyinshi zikunda gufata hasi. Aha rero iyo umuriro ugize mwinshi ntabwo ubasha kubona uko ugenda ukontorora ibintu byawe mu buryo ushaka. Ipanu rero uko ugenda, kwa kundi ugenda wegura gake gake nk'uko nababwiye, ugenda unyuzamo akantu gutya kugira ngo amagi amanuke afate neza, nayo afate umuriro, afate ubushyuhe. Ibi biha forume kugira ngo bitaza gucika. Hanyuma mu kubiha forume rero
nibwo hano utangira kugenda wegura nk'uko nabiberetse, hanyuma ukagenda uvanga gutya ukaza kumva yuko hasi ibintu byawe byahiye. Urabona ukuntu uyu mureti wacu urimo kugenda kuri iyi pano. Ibi rero ni wowe ubikora mu bwenge bwawe cyangwa se mu kuba umuhanga kwawe ugafata amasomo neza. Urabibona ahangaha, uba ahangaha nyine kubera ko umurari muke rwose bigenda neza. Hanyuma ufite isahane yawe hano wateguye, icyo uhita ukora rero uhita ukora gahunda yo kugira gute, ni gutya warura uku nguku mu gihe udafite experience y'abashefu, kuko hari abashefu urabizi bahita bagira gutya ipano ibintu bigahita byihindura. Ibi byose rero biterwa ni ukwiga. Hanyuma hari igihe usanga hano hasi ipano wenda hari utuntu twafasheho nk'uku nguku muri kubibona, utubanza ukadukuraho kugira ngo utaza kuvangirwa. Wamara kudukuraho rero ugahita wongera ukaza gutya ipanu yawe ukayihuza neza, umureba ubibona neza, amasomo mujye muyafata. Warangiza ukagira utya, ugahita wuburiraho wa mureti wawe ahari hasi hakajya hejuru. Noneho rero ukajya wagenda ugira utya kugira ngo bya bintu byawe nabyo ya magi nayo yasigaye hejuru nayo abashe gushya. Ibi rero ubikoresha umuriro muke bavandimwe mbabwire. Nanone ariko atari muke cyane, udoko akagero ugize cyane nanone ugize muke cyane nanone hari igihe bishobora gusa nk'ibifinina bikabiha bigatoha. Ahubwo ugira umuriro mu rugero, ariko ubaye mwinshi wahita ushiririza bikababuka, ugasanga uburyohe bwose urabubuze. Ukitwa umugore utazi guteka cyangwa se umugabo utazi guteka, ngo n'ubundi abagabo ntibazi guteka. Usibye no kuba undi muntu yakugaya, nawe ubwawe ugomba gukora ibintu ku buryo nawe uryoherwa, sibyo se? Mashallah. Aha rero naho uhita ugira gutya ukumva yuko ibintu byawe birimo gushya. Ahangaha umva nakubyumvise ntabwo byashiriye, ahubwo birimo gushya byonyine n'umwuka cyangwa se umuhumuro biba bizamura uba uri kuwumva. Guteka ibintu biryoshye ni ukubyitaho ukabiha umwanya wawe. Ahangaha ubu ntababeshye turahishije. Hanyuma rero bakunzi bacu, ibintu byacu byahiye byatunganye rwose, nta kibazo, umureti wacu umeze neza. Gahunda ikurikiyeho niyo kugira gute, kuwarura. Ushobora rero kuwarura uko ubishaka nyine, kugira ngo kuko urabona ko ufite forume yacu umeze neza. Ibintu byo kugabura ibintu bitunganye nabyo ni ingenzi. Ushobora guhita ufata isahane ukubikaho ukegura. Ushobora no guhita ufata iyi panu yawe, kubera ko ibintu byose ugomba kuba wakoze isuku, ipanu ukayoza neza, ntimubone gutya isa gutya mugire ngo igira umwanda, aho urayoza neza ku buryo icya. Noneho ushobora guhita ufata ugahita umanuriraho gutya. Ibi nabyo bikagufasha. Ushobora no gukoresha rushe nini ukayora ugashyira ku isahane, ariko ngewe nyine reka nkoreshe ubu buryo bwa gutya. Aha rero nagira ngo mpindukize mbereke ko imbere n'inyuma hose special yacu yahiye neza neza pe, byivanze neza. Iki gikorwa rero kiri funguro rya mu gitondo tugisoje gutya. Ushobora guhita uhakeya umutware wawe ukamukatira duto duto kugira ngo bimworohere gufungura, ndetse uwo waba wateguriye wese, yaba abana bawe, yaba umugore wawe, mu rugo nyine muri famiye. Ibi byose tuba tubikorera umuryango. Abantu iyo bariye neza mu buryo bazimo no gutegura amafunguro neza, ubundi ikindi ibintu byose bigenda neza. Sheri, karibu byarangiye, nanadukatakase neza kwa kundi ubikunda. Akira Sheri. Mashallah. Araryoshye. Biraryoshye cyane ahubwo. Okay,
bakunzi bacu rero inshuti zacu reka natwe tujye kwenjoyinga nite ku mutware muhereze ka cyayi ubundi hasigaye naho utaha ndabakunda cyane muzategure kandi muzaryoherwe ngira ngo mbibutse ku bashaka gukora business ko ibi byagufasha gukora business neza ukajya uteka akantu nk'aka ngaka ukagaha abakiriya bakishima cyane kandi ukinjiza n'ibifaranga naho utaha bye